Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ko uduhaye uyu mwanya ngo tuvuge ibyanditswe byera. Nsengeye imitima yose igiye kuryumva kandi ngiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye gutangira gusubiza bimwe mu byibazwa na benshi. Ikibazo cya mbere ni impamvu ki abizera benshi bahita basubira inyuma? Icya kabiri, gukiranuka ni iki? Gatatu, inzira igeza umuntu mu ijuru ni iyihe? Kane, ese gukura mu buryo bw'umwuka bisobanuye iki? Gatanu, abana b'Imana ni bande? Gatandatu, kuki amadini adahuza? Icya karindwi, ni impamvu ki ahari amateraniro menshi abayabamo badahinduka? Umunani, kuki abizera benshi badatera imbere? Icyenda, kubyarwa kwa kabiri ni iki? Icumi, ese uwapfuye akijijwe ariko atarabatijwe azajya mu ijuru? Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo cya mbere kijya kiti kuki abizera benshi cyangwa se bashya bahita basubira inyuma. Matayo 20:19 aravuga ngo, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Yesu yahamagaye abigishwa, abaha ubutumwa bwo kugenda mu mahanga yose bigisha. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana cyangwa se ubwami bw'ijuru byari bimeze gute mbere y'uko Yesu agenda? Yesu yigishije intumwa, arangije arazituma kujya kubwiza ubutumwa, uwihannye nawe agahita yigishwa, nyuma akajyana ubutumwa. Muri make abigishwa bose bari baratujwe kwihanganira imibabaro, inzara, imbeho, barigishwa gusenga, bazi gusenga mu buryo bwose. Kwara mu mashyamba basenga, gusenga ku manywa, bazi kugenda ingendo n'amaguru. Nyine make Yesu yabatoje kujya gusenga mu buryo bwose. Dore ibintu bine bituma abizera bashya basubira inyuma. Icya mbere ni uko abanyamadini barababeshye, birangira bagoretse misiyo ya Yesu. Burya amadini menshi yatangiye afite misiyo nk'iy'itorero, nyuma birangiye aza guhindura misiyo yari afite ya Yesu, arayigoreka, bituma atangira kugenda abeshya bamwe mu bizera cyangwa se abizera. Abanyamadini iyo bigisha umuntu batangira kwigisha ngo ngwino kwa Yesu hari ibyiza gusa, bakabaririmbira afitiye byinshi, mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa. Ntibababwire ko harimo no kugeragezwa, harimo no gutozwa mu murimo. Ibyo bituma abakizwa bashya cyangwa se abizera bashya baza bazi ko baje muri paradizo. Dore ibyo bahita bakira. Umwizera aragera mu gakiza, agatangira guhura n'ibyo atari yiteze. Imiryango abamo igahita imuca, ikavuga ngo bitewe n'uko utaye idini ryacu rya gakondo, ukaba ukijijwe, udutaye umuryango make ugahita uguca cyangwa se ugahita ukujugunya. Umaze gukizwa agatangira kurara hanze, agatabwa n'umuryango, ndetse akabura na bene se mu basengana bamwakira. Yabona ari wenyine, abona bitandukanye n'ibyo yigishijwe mbere ko akizwa, agasubira inyuma ndetse agahita agwa, akava ku Mana ndetse akanayituka ngo ntacyo imaze.
kandi Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira wese niyikorere umusaraba we. Bivuze iki? Bivuze ko iyi nzira y'urugendo rujya mu ijuru ni inzira irimo imigisha koko, ariko ntabwo ari inzira yoroshye. Mu gihe uwo umuntu wese ayijemo aba agomba kugeragezwa kandi agatsinda ibigeragezo, cyangwa se aba akeneye kwigishwa cyangwa se gutozwa kugeza ageze ku rugero rwiza rushyitse. Muri make, ibigeragezo ku bakristo, ibigeragezo ku itorero ntabwo bijya bishira, ahubwo bihindura uburyo, kuko turi mu isi. Kubera ko mu isi abizera, abera, itorero bo bagomba guca mu bigeragezo, kuko ibigeragezo nibyo bituma itorero ribasha gukayangana cyangwa se ribasha gusa neza, ribasha kutarangara, ribasha kubaho neza. Muri make, ibigeragezo ntabwo bivaho, ahubwo bihindura ubundi buryo. Matayo 6:24 haravuga ngo, maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu ashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Reka dusubiremo. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu ashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Reka tubahe urugero rutoya. Burya zahabu iyo iri mu butaka iba yanduye, isa nabi, iba igomba kugeragezwa igatwikwa kugira ngo ikurweho imyanda yose kugeza tuyibonye ibengerana. Uwakubwira zahabu burya kugira ngo ibengerane ahantu bayinyuza ukuntu haba hameze, inyura mu igeragezwa. Banyamadini, murumva ibyo mwatuzaniye koko? Abanyamadini muri covid mwazaniye abantu, kugeza ubwo mwicaza abantu imyaka n'imyaka, nta kuvuga ubutumwa, nta kwigisha. Barabikura hehe se? Ko abantu mwatumye abantu bagwingira mu madini bicaye. Yesu yaravuze ngo mujye kuvuga ubutumwa, amadini yo muce tubigishe. Muri make, misiyo ya Yesu barayigoretse, ariko abantu bagoretse misiyo ya Yesu Kristo ku bushake, babishaka, abo rwose bazabona ingaruka z'uko bagoretse misiyo ya Yesu. Kandi burya amadini koko menshi misiyo ya Yesu barayigoretse, bitewe n'uko koko ntago bagikorera Imana, ahubwo bafite misiyo yabo. Gusa abera nimuhumure, nubwo muri kugeragezwa, murakurwaho amahage kugira ngo mwere imbuto nziza. Icya kabiri gituma umukristo asubira inyuma, ntabwo abakristo bo muri iyi minsi yo gusubira inyuma ntabwo bafite urufatiro. Ubundi inyubako yose igira urufatiro cyangwa se fondasiyo. Iyo fondasiyo y'inzu imeze nabi, iyo nyubako iba ari nta kigenda. Iyo fondasiyo y'inzu ikomeye, iyo nzu iba ikomeye. Abakorinto ba mbere 3:10 haravuga ngo, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umugisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Icya gatatu, benshi barakizwa batewe ubwoba, bakababwira ngo nutihana urapfa. Umuntu agakizwa kubera ko yatewe ubwoba. Bene uyu mukristo ntabwo aramira mu gakiza, kuko ntabwo yigeze yumva ubutumwa, ijambo ry'Imana ngo yizere akizwe, ahubwo mwamuteye ubwoba, arangije yihannye kuko yumva ko agiye gupfa. Kubera gutinya urupfu ahise yihana, nyamara uyu muntu ntabwo akijijwe. Niyo mpamvu ituma benshi basubira inyuma. Icya kane, nta mbaraga z'umwuka wera bafite. Ubundi abigisha cyangwa se abavuga ubutumwa, nimwibutse abakristo, mubakundishe cyangwa se mubigishe bashake umwuka wera, kubera ko umwuka wera utamufite, uyu munsi arakijijwe, ejo cyangwa ejo bundi yabivamo, kubera ko nta mbaraga afite. Nyibuke na Petero nawe yihakanye Yesu inshuro 3 kubera ko nta mwuka wera yari afite. Mu gihe cyose nta mwuka wera ufite, agakiza kawe ejo wakavamo
kubera ko ukijijwe uyu munsi cyangwa ejo, ariko nta mbaraga ufite zituma ubasha kugira agakiza gahoraho. Niyo mpamvu abigisha ijambo ry'Imana, abavuga ubutumwa mwese, mukangurira abantu bongere bashake umwuka wera, kuko umufite agakiza ke gahoraho, ikindi ashira amanga. Na Petero amaze guhabwa umwuka wera yashize amanga, avuga ubutumwa, aravuga ati wa wundi Yesu Kristo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi, atangira guhamya yashize amanga, nubwo nawe nk'umwizera nawe yaje kugira, kuko nyine yari ikiremwa, yaje kugira nawe agira arapfa, ariko byibuze kubera ko yari afite imbaraga z'umutima, yari afite imbaraga z'umwuka wera, byatumye ahamya Imana, kuko yari afite agakiza gahoraho. Yabitewe n'iki? Nuko yari afite umwuka wera. Reka tubagire inama. Ubundi umwizera mushya wese yagombye kwaturwa agakiza, akigishwa ijambo ry'Imana, ibyiringiro bye byose bikaba bishingiye kuri Yesu gusa, aho kuba ku migisha. Twibutse ko imigisha ni impano Imana iha abantu, ntabwo ari ibyo bibanziriza agakiza. Umuntu arakizwa, imigisha ikamukurikira. Muri iyi minsi mwirinde, abizera mwirinde, mugomba gukenera umwuka wera, kandi mugomba kugira ibyiringiro bishingiye kuri Yesu gusa, bidashingiye ku migisha. Kubera ko ntimukeneye abavuga ngo mugiye kubona za viza, mugiye kubona amazu, ahubwo mukeneye kubaka kuri Yesu gusa. Matayo 6:3 baravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Wabyumvise? Nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Imigisha yose izabakurikira, ni impano muzahabwa. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen.